muhawe ikaze kuri Abaragwa TV, Abaroma igice cya 8 umurongo wa 17. Kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, agakiza ni ku buntu. Haleluya. Ariko ni wakora byiza, Yesu azaza uzamurika ibyiza bizatuma ujya hano heza. Yesu abaha umugisha. Ndibise cyane mu gitabo cya Matayo. Matayo igice ni cya 24. Turajya ku murongo wa 32. Haleluya. Reka Matayo igice ni cya 32. 24 umurongo wa 32 kugeza kuri 44. Tugiye gusoma n'amagambo muzi, ariko umwuka hari icyo ashaka gusobanura kuri aya magambo. Haleluya. Rero twagiye, reka nisomere kuko mfite iminota mike kandi niko kwiza tugomba kubahiriza gahunda. Igitabo cy'umubwiriza Matayo kiravuga ngo 32 umurongo wa 32 ngo murebe ku mutini niwo cyitegererezo, ishami ryawo iyo ritoshe ibibabi bikamera mumenya yuko igihe cy'impeshi kiri bugufi. 33 ngo nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko ab'ubu bwoko batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira, ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Murongo wa 36 ngo ariko ngo uwo munsi n'icyo gihe ntawubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana keretse data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. 38 kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashingiraga bageza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. 39 ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. 40 icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. 43 ariko ibi mubimenye, iyaba nyir'urugo yari amenye igicuku umujura azaziramo yabaye maso, ntiyamukundiye gucukura inzu ye. 44 umurongo wa nyuma ngo nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo. Amen. Gatira ijambo n'iryawe ubisobanure Mwuka Wera, kugira ngo twumve kandi twumvire kandi dushire mu bikorwa aya magambo. N'amagambo y'imiburo kandi gutegura kuduteguza, ni integuza yo kugiye kugaruka kandi uradukunda. Niyo mpamvu uri kuduha aya magambo kugira ngo tubashe gutegura aho tuzerekeza, kandi aho tuzerekeza urifuza ko tuzerekeza heza mu gihugu cyo mu ijuru. Kuko hari inzira zibiri, hari Gehinomu, hari no mu bwami bwawe ariko bwami bwo mu ijuru. Nuko rero reka abantu twebwe abantu tubashe guhitamo inzira nyayo kandi inzira ikwiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen. Aya magambo ni amagambo meza cyane. Haleluya. Uyu mwanditsi yaranditse aravuga ngo nimwitegereze umutini iyo utoshe, ibibabi bitoshe. Abantu bamenya ngo imvura iri kugwa, iri
gufumbira, mbese ni nko gufumbira ubutaka imyaka ikamera neza. Ariko hakaba n'igihe cy'impeshi. Icyo gihe cy'impeshi ni nko muri sama ahenshi abantu barahinga izuba iyo ribaye ryinshi imyaka iruma, nta musaruro. Haleluya! Ijambo ry'Imana natwe ritugezeho muri uyu mugoroba. Iri jambo risobanura kuri twebwe mbese n'ibihe bimenyetso muri iki gihe turi kubona kugira ngo bitumenyeshe neza yuko Yesu ari hafi kugaruka. Muri kubibona ibi bihe? Ntabwo muri kubibona. N'umuntu utari umukristo ari kubibona, ari kubona yuko Yesu araje. Hari inkuru ngira ngo mwamaze kuyumva bamwe benshi. Umwana umupapa yibyariye yarangiza akaza kubera imyitwarire y'abana bacu bari kugenda bagatwarwa n'isi, bakanywa inzoga, bakajya mu bisindisha byose, amadrugs, ibi bitabi bikabamara mu bwenge. Umwana agaruka mu rugo, aje mu rugo asanga papa kwakundi umubyeyi ashobora kubaza umwana ngo mbese we umwana wanjye wari uri hehe? Yumva abadayimoni barazuka mu mutwe. Ni urukumbaza kandi yari afite icyuma bagendana ibyuma. Hari ahantu bajya bakumva ko bagomba kugendana ibintu bibarengera bonyine, kuko nta mana bafite. Ibibarengera ni ibyuma n'imbunda, bakabigendana. Ariko ndagira ngo mbwira ngo yahise akuramo cya cyuma, acumita umupapa wamubyaye icyuma gatatu. Umupapa yikubita hasi, nta muntu wari uhari ngo amutabarize. We yahise yigendera, asize akoze igikorwa Satani yashakaga. Ibihe birakomeye. Bene data, dusenge kandi tube maso uko ijambo ryabivuze. Ibimenyetso isi irarangiye. Iki gitabo cya 24 narakirose ndota ndi kukibwiriza abantu. Nta kubera umwanya, ntabwo ngira ngo murakizi 24 ukuntu abantu bazaba biyobagiza, bakunda, bari kwikunda, bari gukunda iby'isi cyane kurusha gukunda Imana, kurusha gushakisha iby'Imana. Kandi niko bimeze. Abantu bari gushakisha iby'isi kugira ngo batere imbere, ariko iterambere ryo mu mwuka, ubugingo bugatakara, bagashakisha ibinezeza umubiri. Nibyo bihe turimo. Haleluya! Abadayimoni babaye benshi ku isi kugira ngo bayobye abantu, kandi barabizi ko Yesu agiye kugaruka. Satani ari gushaka abazisegura, abazajyana nabo. Turakwiye kugira ubwenge. Yesu adufashe cyane. Yesu ashimwe cyane. Muri kumva aya magambo, uyu murongo wa 33 haratubwiye ngo nuko namwe nimubona ibyo byose muzamenye yuko ari hafi ndetse ageze ku rugi. Iki gitabo nababwiye ngo kuva ku murongo wa mbere uravuga ibimenyetso. Ubutumwa buzavugwa, abantu bazaba abahanuzi b'ibinyoma. Mwarabibonye ubuhanuzi, umuntu arahaguruka hariya kuko ari gushaka kumva kumenyekana n'ibyubahiro no kugira ngo bamenye ko afite impano, bamwubahe. Abandi babasosore mu bantu kubera bwa buhanuzi, basosora amafaranga mu mufuka. Abantu bakunda ubuhanuzi, ariko ubuhanuzi buruta yuko ugomba gutegura ubugingo bwawe. Ni ubuhe mukeneye kugira ngo mutegure ubugingo? Mutegure ngo mube maso kuko mutazi umunsi w'igihe. Ubwo nibwo buhanuzi nyakuri. Ubuhanuzi ni ubundi iki? Ngo ukora ibyo gukiranuka, kubaha Imana, ijuru riramwemera. Niba ijuru rikwemera mu byo ukora, ni iki kidushaka? Yesu adufashe cyane. Yesu adufashe cyane. Urubyiruko rwacu muri kubona ukuntu uri kwitwara. Ni Satani uri kuyoba, yarayobye, areka kubaha Imana. Amaze kujugunywa hano, arashaka kuyobya n'abantu b'Imana batazajya mu ijuru. Arazi ko ijuru ari ryiza. Umuntu uzi ubwenge ashaka ijuru azajya mu ijuru. Ni ukuri ni uri smart. If really you are smart, look for heaven, the goodness of heaven. Mushaka ibyiza byo mu ijuru. Iby'isi ni igihe gitoya. Abantu barabibonye kandi barabisize. Ni iki dukeneye twebwe? Ntabwo mvuze ko ari bibi, ni byiza pe, ariko ikibazo ahubwo ni uko turarabibona
bizabafasha no kuva ku mana. Hari abagabo basabye amafaranga basaba umugisha, ubu munsi nibo bari gufata, bari kuzenguruka ibihugu bakajya kujya ahantu heza, bakasohoka amahoteli meza, ayo mahoteli bagafata indaya nziza cyangwa se wherever bashaka abagore beza, abakobwa beza barahari. Ayo mafaranga abafashije gukora ibyaha no kugwiza ibyaha mu buzima bwabo. Ariko umukene waba waburaye ukajya gusambana, ariko waba waburaye ukajya gutekereza inzoga kandi wabuze ibyo kurya, ntabwo biko bishoboka. Ijambo ry'Imana ritugezeho ngo dutegure mube maso kuko tutazi umunsi n'igihe. Ariko ibimenyetso byamaze kugaragara. Tube maso, musore b'amaso, mubyeyi b'amaso, abagabo abagore mube maso mu ngo zanyu. Umugabo n'abadasenze, umugore n'abadasenze, wesenga. Hari ikibazo si ubugingo si ubwawe. None umuntu muri kumwe, Bibiliya iratubwira amahanga muri Matayo ngo umwanzi wawe azamuzi. Uyu mugabo yari umukozi w'Imana, ari pasiteri, ariko umwanzi yabaye umwana yibyariye, yaramwishe. Umwana nagasenga, muharira Imana, mwereke Imana. Wowe ukomeza, ariko we guhagarara ngo uko umugore atasenze, umugabo atasenze, umwana atasenze, mama wawe atasenze, papa wawe atasenze. Just fight for your own soul. Murwanire ku bugingo bwawe wowe ku giti cyawe, kuko buri muntu wese watubanje avuga ngo dore araje kandi azanye ingororano. None si ingororano uzajya gutanga uzajya gukomplaining imbere y'Imana ngo reka umugore niwe wanduyije, umugabo niwe, umwana wanjye wapi? Imana yaraturamye, niwe papa wacu twese. Ukizakunanira igihereza ati nguwo asigaye ugakomeza ukabona inzira yawe. Yesu nabona yuko ari ngombwa ku isaha igisubizo amasengesho izazigorora ibikorana ku isaha. Haleluya. Nukuri jye nabwiye Imana ni Imana, nta kintu kizaba. Abana njya mbicaza baracyari bato, ariko nkababwira nukuri, ndababwiza ukuri, nimitwara nabi muri isi kabatwara, njyewe nzakomeza, nzajya mbereka Yesu, ariko njye nzakomeza kuko ndi kurwana ahanjye aho zicara heza gahanagurwa amarira. Mwibuke yuko n'amarira n'ibyacyobaje tuzabihanagurwa abatubanjije babivuze. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Twihangane dukora ibyo gukiranuka uyu munsi. Yesu niwe nkuge. Ijambo ryatubwiye ngo igihe cya Nowa arahamagara arabwira ati yemwe imvura igiye kugwa. Erega imvura iraguye, nimuze. Aranayubaka, arayubakira. Mubyumve nawe niba amufasha, ariko n'ubundi aracyabahamagara ati nimuze. Inkuge banga kuyinjira kugeza igihe Imana icyo yari yavuze igisoje. Imana ibyo yavuze izabisoza nta kabuza. Ukizwe cyangwa ubyange ubikunde ukurikire Yesu. Wihane usinze ubusambanyi, wihane urugomo rwose, wihane ubwibone, wihane uburozi, wihane kugambana, wihane kurusha abandi. Hari abantu babiri kurusha abandi, kuvuna abandi ntibatanga amahoro. Icyo waremewe si kurusha abandi no kudatanga umubandi. Yesu ashimwe cyane. Ko ibigeragezo n'ibi bizabura, ariko abazazana ibyo bisitaza bafite ishano ribariho, Imana ntizabura kubahana. Ariko bene data, mumbabarira aya magambo si ukubatinyisha, ariko ndi kubingingira, nanjye ningingira ubwanjye ku giti cyanyu. Tugomba kuba maso, kandi uko iminsi igenda yigira imbere niko ibihe bigenda biba bibi. Mwambara imbaraga, musenge kugira ngo dukomere mu bihe bikomeye kuruta ibingibi turimo. Yesu ashimwe cyane. Iminota yangira arangira. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 40 igira hano ku 42 na 44 bitewe n'umwana ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi
44 ngo nuko namwe mwitegure kuko igihe mutatekereza aricyo umwana w'umuntu azaziramo. Byose birasa, ni ukuvuga ngo twitegure nta kindi. Pointre, ambara imbaraga zo kuvuga ngo umuntu nakura, genda ujye kunywa inzoga, genda ujye gusambana, umenye ko ari umwanzi wawe. Satani ari kugukurura, ari kugushuka. Umuntu nakuzanira ubugambo budafite umumaro, kandi amagambo y'imfabusa Imana irayandika. Ayo magambo ntabwo ahubwo umubwira ati reka twitegure twigire mu ijuru, kandi musengera abantu kuko baratsikamuye n'imbaraga z'umwijima, imbaraga z'abadayimoni zafashe ubwonko bw'abantu, nizo ziri kuyobora ubwonko bw'abantu b'iki gihe kuko banze Imana, bahiteye umugongo. Ariko ni igihe cyo kugarukira Imana, ni igihe cyo kugarukira Imana kugira ngo twebwe muri twe Imana, umwuka wera n'Imana Data na Yesu Kristo watubambiye aganze muri twe, aganze intekerezo, aganze umutima, aganze umubiri dushukashuka, aganze mu byo dutunze, aganze turengere. Dukwiriye kurengerwa, dukeneye kurengerwa, siko biri. Nuko rero ndarangije. Ariko Nowa arahamagara. Ndagira ngo mpabwire, Nowa yubatse inkuge, biragaragara, banga kwinjira. Ariko uyu munsi inkuge ni Yesu. Ndabahamagara kwinjira mu nkuge mu Mwami Yesu. Niho tugomba kwinjira, niyo nkuge dufite muri iki gihe cya nyuma. Nta yindi generation izabaho, iyi generation niyo yanyuma. Mubyumve, nimushaka nimukurikirana amateka muzasanga iyi generation ariyo isoza isi iyi ngiyi turimo, kuko ibyahanuwe nibyo bitwemeza yuko turi generation, turi ikinyejana cya nyuma. Imana ibaha umugisha. Ariko ndagira ngo bahamagare wa musore we, injira mu nkuge ari we Yesu. Akira Yesu, mwimike muri wowe. Wa papa wa mama we, fata Yesu mwimike muri wowe, umubwira ati kanze ibyanganzaga mbiganze. Abantu barabaswe bari mu bintu utuntu n'utundi tubatwara, tukabatwara tukabakura ku Mana, aho kugira ngo tujye ku Mana, tujye kuri Yesu. Mwinjire mu nkuge ari we Yesu. Imana ibaha umugisha. Amen. Pastor aze, niba hari abantu bafite kwinjira mu nkuge ari we Yesu, nimuze. Abakeneye imbaraga, dukeneye imbaraga. Imana ibaha umugisha. Muhaguruke dusenge. Wibibari yakira uwo uhawe ikaze kuri Abaragwa TV, Abaroma igice cya 8 umurongo wa 17. Kandi ubwo turi abana bayo, turi n'abaragwa, agakiza ni ku buntu. Haleluya.